Mwaramutse neza bene data, turashimira Imana kubw'igitondo cyiza cy'umugisha iduhaye. Ni umunsi udasanzwe kandi tubifurije kugubwa neza ndetse no kunezeranwa n'Umwami Imana. Haleluya! Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana nziza, duciye bugufi imbere yawe, uri uwo gushimwa, uri uwo guhimbazwa, uri uwo gusingizwa ndetse no gushyirwa hejuru. Mwami, tugushimiye yuko ari wowe uri kumwe natwe kandi uduhaye ubuzima, ukaba uduhaye kuramuka amahoro. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami, reka iri jambo tugiye gusangira Mwami ntaba ari twe ahubwo izina ryawe abe ari ryo uha icyubahiro. Papa, reka uduhe gusobanukirwa icyo ushaka ko tumenya kandi imitima yacu yitegurire kugira ngo yumve icyo ushaka kuvugana natwe. Mwami, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Haleluya! Jyewe ubavugisha nitwa Muhire Jean de Dieu, ndi umuvugabutumwa bwiza, nkaba nsengera mu itorero ryitwa Bethesda Holy Church i Kigali. Nejejwe cyane no kubana namwe muri iki gitondo. Numvise ku mutima wanjye nifuza ko tuganira ijambo ry'Imana kandi hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tukiganireho. Reka twumve icyo Umwami atubwira. Haleluya! Turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu Byahishuwe igice cya 3, tuve ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 20. Aravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi! Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Bene Data, iri jambo ry'Imana riratangaje kandi rifite ubwenge bwinshi, rifite byinshi byo guhishurirwa mu gihe nk'iki. Igihe Yohana yandikaga iki gitabo cy'Ibyahishuwe, yacyanditse mu buryo navuga yuko butandukanye cyane n'igitabo yatwandikiye mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Ntabwo amagambo yagiye akoresha atandukanye birenze, ariko uburyo yacyanditsemo nk'umuntu wahawe vision cyangwa se wahawe iyerekwa na Kristo, batari kumwe na Kristo, batakigendana na Kristo, batagihorana ngo amukoreho amuryame mu gituza nk'uko byari bimeze, atwandikira ubutumwa bwiza. Mu butumwa bwiza yatwandikiye amakuru we yiboneye, atwandikira ibyo
ibyo yabonanye Kristo bagendana, atubwira yewe no muri langaje nk'iyo nyine umuntu wakoresha uvuga umuntu muri kumwe muziranye muhorana buri munsi. Ariko mu byahishuwe yabonye Kristo mu bundi buryo, abona Kristo mu buryo butari bwa bundi bwa mbere yari asanzwe amufitemo cyangwa se amuziho. Muri ibi bihe turimo biroroshye cyane yuko umukristo yakwisanga nawe yabaye nk'iri torero rya Laodikiya. Biroroshye cyane. Wakibaza utese byoroshye gute? Igihe itorero rya Laodikiya ryari ririmo cyari igihe navuga yuko cyari kigoye kuri iri torero, ariko ntabwo bari babizi. Ntabwo bari bazi yuko igihe cyabo kibagoye cyangwa se kibavunnye. Bari itorero rizi yuko rifite ubushobozi, bari itorero rizi yuko rifite ubumenyi, bari itorero rizi yuko rifite imbaraga. Ariko mu by'ukuri mu maso ya Kristo ntabwo ariko byari bimeze. Birashoboka yuko mu rugendo rwacu rwa buri munsi umukristo rwose ashobora kwibwira ati ndi kumwe n'Imana, ukibwira uti Uwiteka Imana yanjye irahari ntacyo nzaba, ukibwira uti Uwiteka Imana yanjye irandeba nta kibazo nzagira, ntacyo nzaba. Ndetse rimwe na rimwe bijya bitubera ubwibone, bikatubera proud, tukumva nyine turi proud yuko dufite Kristo, turi proud yuko tuzi Imana. Rimwe na rimwe ukaba wanatekereza yuko Imana uzi ari wowe wenyine uyizi, cyangwa se ugatekereza Imana mu buryo wumva bwawe butandukanye n'ubw'abandi, ukagira ngo ahari iyo Mana uzi cyangwa se iyo Mana utekereza ntabwo ariyo Mana y'abandi. Ariko mu by'ukuri bene data, birakwiriye yuko tugera ahantu tuzi imbere y'Imana tukamenya ngo ese Imana yo iranshakaho iki, iravuga iki kuri uru rugendo rwanjye, iratekereza iki kuri uru rugendo rwanjye, iratekereza iki kuri ubu buzima ndimo bwa gikristo. Ese Uwiteka Imana muri iki gihe irambona gute, irabona yuko ubuzima bwanjye nayo buhagaze gute, umubano wanjye n'Imana uhagaze gute muri iki gihe cya none. Birakwiriye yuko buri wese agera ahantu yibaza ati ese Kristo uramvugaho iki, urambona ute, urantekereza gute. Yewe bijya binabaho yuko rwose umukristo agera ahantu yumva no gusenga nta kintu bikimubwiye, ukumva gusenga ni ibintu bisanzwe, ukumva nyine bimeze nk'aho wagira ngo byabaye ubuzima bwawe, niba ariko nabivuga. Ariko mu by'ukuri ukisanga muri eta cyangwa se muri situation ituma ahubwo wowe utabasha no gufata umwanya wo gusenga. Bijya bibaho, birashoboka yuko rwose mu rugendo rwacu rwa buri munsi nk'abakristo dushobora kwisanga muri bene ubwo buzima buhagaze gutyo, ukisanga umuntu ageze ahantu yumva no kubana n'Imana kwe ari ibintu bisanzwe, ukumva ni ibintu byoroheje, ukumva waba wasenze, waba wayiganirije, yaba yakuganirije, ukumva byaba bitabaye, ukumva ni ibintu bisanzwe nyine biri aho ngaho, ubuzima bugakomeza. Ugasanga umuntu asigaye abaho uburyo butandukanye n'ubw'Imana ishaka yuko abamo, kandi ntabimenye mu by'ukuri. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye hano, Kristo asaba Yohana kwandikira itorero ry'i Laodikiya, araribwira ngo wowe uzi yuko uri umukire, ngo uratunze, uratunganiwe, uzi ko ufite byose, wumva ntacyo ubuze, ngo ariko jyewe iyo nkureba mbona nta n'icyo ufite. ahubwo Uwiteka Imana yacu idufashe, kuko iki tubonamo nicyo kizatuma tubana nayo, iki tubonamo nicyo kizatuma dusabana n'Imana. Ishusho Uwiteka Imana igufiteho nshuti yanjye niyo izatuma ubana nayo mu bwami bwayo. Ntabwo ishusho wowe wibwira yuko ufite
ku Mana, uko we wibwira yuko Uwiteka Imana ikubona, niba atari ko Imana ikubona koko, ntabwo ibyo ngibyo bizatuma Uwiteka Imana isabana nawe. Birasaba yuko twebwe tujya imbere y'Imana tukayisenga, tukayibaza tutese Mana, urambona gute muri iki gihe? Ndi kubana nawe gute? Ndi kugendana nawe gute? Ni ubuhe buryo wifuza yuko tubanamo? Ni ubuhe buryo wifuza yuko ngukorera? Ni ubuhe buryo Uwiteka Imana yifuza yuko uhagarara mu gihe nk'iki? Kandi wamara kubimenya nawe akaba ari cyo uharanira, ugaharanira guhagarara uko Imana ishaka yuko uhagarara, mwene data. Haleluya. Inkomoko y'iby'Imana yaremye byose. Uyu mugabo uri kwandikira Lawodikiya ni umugabo udasanzwe, ni inkomoko y'iby'Imana yaremye byose, niwe tangiriro rya byose. Haleluya. Yohana yaramwanditse amuvugaho nanone mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 1, aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, ngo kandi Jambo ubwe yari Imana. Haleluya. Jambo yari Imana, niwe waremye byose, ibyaremwe byose byaremwe nawe. Haleluya. Pawulo arabyandika mu rwandiko yandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 16, ngo byose byaremwe nawe, ngo kandi byose byaremwe kubwe, niwe wabiremye kandi ni nawe byaremewe. Haleluya. Byose byaremewe Kristo, kandi muri byose Kristo yaremye natwe abana b'abantu turimo. Turi ubwoko Imana yaremye, turi ibiremwa by'Uwiteka Imana. Ariko kenshi na kenshi dukunda kubaho ubuzima butibuka yuko Uwiteka Imana ari we muremyi wacu. Uwiteka Imana ntabwo yaremye ijuru n'isi gusa, ntabwo yaremye inyamaswa n'ibimera gusa, ahubwo ni nawe muremyi w'umwana w'umuntu, niwe waremye umuntu. Niba ari we waremye umuntu rero, azi yuko n'umuntu akwiriye kubaho, azi uko umuntu akwiriye kumera, azi uko umuntu akwiriye kugenda, azi uko ubuzima bw'umuntu bukwiriye kuba buhagaze, azi ubusabane yifuza kugirana n'umuntu uko bungana, azi uburyo ki umuntu ubwe amukeneye, azi ukuntu umuntu akeneye Imana mu buzima bwe. Haleluya. Niba twebwe abana b'abantu dushobora kugenda uko twiboneye, tukagenda uko twishakiye, tukarwanirira abana bacu, tukarwanirira imiryango yacu uko dushoboye kose, tugakoresha imbaraga nyinshi, ndetse igiciro bidusaba kwishyura cyose tukagerageza kugishaka tukacyishyura, Uwiteka Imana waturemye, umuremyi wa byose, umuremyi waremye umwana w'umuntu, akamufata akamubumba, akamushyira ku isi, akamuha kubaho, uwo nguwo nawe azi uko umwana w'umuntu akwiriye kumera, azi uko umwana w'umuntu akwiriye kubaho, azi uko umwana w'umuntu akwiriye kugenda, azi ibyo umwana w'umuntu akeneye kugira ngo ubuzima bwe bubashe kuba ubuzima buri perfect, ubuzima bw'umwana w'umuntu bubashe kuba ubuzima buhagaze neza kandi buri mu murongo ukwiriye n'ubushake bw'Imana. Ibyo byose Uwiteka Imana irabizi, ariko twebwe akenshi turabyibagirwa. Bene data, dukwiriye kwibuka yuko Imana yacu ariyo yaturemye, tukibuka yuko Imana yacu ariyo izi byose kandi yuko ariyo isobanukiwe byose ku buzima bwacu. Muri Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 6, Uwiteka abwira ab'inzu ya Isiraheli, ababwira yuko ari ibumba, ni ibumba riri mu ntoki ze, ni ibumba riri mu ntoki z'umubumbyi, ari we Uwiteka, umubumbyi watubumbye akaturema, yatubumbye mu ibumba yishakiye, yiteguriye, yishyiriyeho. Uwo mubumbyi, uwo muremyi wacu yadukoreye ibikomeye, yafashe igihe cye ashakisha ibumba, araritunganya, arifata mu ntoki ze, aribumbamo ikibumbano yifuza yuko gihagarara uyu munsi wa none. Rero ntabwo ari igitangaza yuko ikibumbano mu gihe cyabuhombeye mu ntoki z'umubumbyi, umubumbyi ashobora kongera kurema, guhuza iryo bumba, akaremamo ikindi kibumbano kidasanzwe. Bene data, akaremamo ikindi kibumbano gihuye n'umutima we. Biradukwiriye yuko
duhagarara mu maso y'Imana tukagendana n'Imana, ubuzima bwacu bukaba bushingiye ku mutima w'Imana, bushingiye ku bushake bw'Imana. Uyu munsi muri iki gitondo nshuti yanjye, ndashaka kugusaba nshuti ngo nkubwire ngo ntabwo dukwiriye guhagarara mu gihe nk'icya Lawodikiya ngo twumve yuko ubuzima bwacu turi proud yuko tumeze, turi proud tukumva biduhagije, uko tubayeho biduhagije gusa, ahubwo dukwiye kubaho ubuzima bushaka Kristo, dukwiye kubaho ubuzima bukeneye Kristo, dukwiye kubaho ubuzima bumenya yuko Kristo ari we muremyi wa byose, kandi yuko ari we muremyi w'ubuzima bwanjye, niwe washyizeho ubuzima, niwe washyizeho itangiriro ryo kubaho kwacu bene data. Haleluya. Uwiteka Imana yacu dufashe kandi ibane natwe, igendane natwe muri uru rugendo. Birashoboka yuko twahombera mu ntoki z'umubumbyi. Duhombera mu ntoki z'umubumbyi dute? Dushobora gufata urugero rw'iri torero rya Lawodikiya turi gusoma hano. Mu buzima bwacu bwa gikristo burimo amateka akomeye cyane. Harimo amateka akomeye y'uburyo twagendanye na Kristo. Mu buzima bwacu bwa gikristo dufite amateka y'ukuntu twabonye Imana ikora imirimo. Ibyo ngibyo tubyibutse dushobora kubihamya, dushobora guhamya yuko Uwiteka ari we wagendanye natwe kandi agakorana natwe ndetse akavugana natwe bikomeye. Mwene data, ubuzima twaciyemo tukabunyuranamo n'Imana, ahantu twaciye tukahanyurana n'Imana, tukaba tuzi ngo n'Uwiteka utumye ntambuka aha hantu. Aho hantu hashinze ibuye rikomeye mu buzima bwacu, ni amateka adasanzwe. Lawodikiya nayo yari ifite amateka yagiranye na Kristo. Hari urugendo bagendanye, hari ukuntu bamubonye, hari ukuntu bari baramwumvise. Nicyo cyatumye baba itorero rya Kristo. Haleluya. Nicyo cyatumye Kristo abandikira nka rimwe muri aya matorero 7 yo muri Aziya. Kristo yandikiye muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Natwe uyu munsi wa none rero ubwo buzima bwacu burimo ayo mateka, kandi tuzi neza yuko ari Imana yabikoze. Ndetse iyo tubibwira abandi, cyangwa se iyo tubyibuka, tubibwira abandi, turatira abandi Imana yacu, biba ari ibintu bidasanzwe, biba ari ubuzima budasanzwe. Tuba turimo tubabwira tuti ntushobora we gufata agaciro k'Imana yanjye ngo ugahindura ubusa mu maso yanjye, ariko Uwiteka Imana ibyo byose arabireba, akavuga ngo mwana wanjye, you don't have to be proud of that, ahubwo ukwiriye kuba proud yuko ndi kumwe nawe umunsi ku wundi. Amateka twagiranye na Kristo ntabwo ayo ngaya ariyo dukwiriye gutindaho gusa, ahubwo dukwiriye kubona Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukamubona bundi bushya, tukamubona umunsi ku munsi, tukabona Kristo mushya, tukabona ubushake bwe buba ku buzima bwacu umunsi ku wundi. Haleluya. Lawodikiya ryari itorero rizi yuko rifite byose, ryari itorero rizi yuko ribayeho rikomeye, ryari itorero rizi yuko rifite ubuzima budasanzwe muri Kristo. Bari bafite pride iteye ubwoba, bari bafite ubwibone muri bo, bumvaga bafite ishema rihambaye kubera yuko ari itorero rikaze kandi rikomeye. Ariko Kristo araryandikira arabwira ngo Lawodikiya we, ngo we wibwira yuko uri umukire, wibwira yuko ufite byose, ngo nyamara uri umukene, umutindi wo kugirirwa, ngo ngwino unsange twongere tujye inama. Haleluya. Icyo kintu cyo kumva ufite ubwibone bungana butyo, Imana icyanga kubi. Ntabwo Uwiteka Imana igikunda, kubera yuko Imana yifuza yuko ishema ryacu riba rishingiye muri yo. Yifuza yuko ishema ryacu rishingira mu mutima wayo, mu bushake bwayo. Ntabwo ishema ryacu rikwiriye gushingira kuko twebwe tubaho, cyangwa se ku kwera kwacu n'ubushobozi bwacu twebwe bwite, ahubwo bikwiriye gushingira ku bushake bw'Imana buri mu buzima bwacu, bukora imirimo yabwo mu buzima bwacu. Haleluya. Ubwoko bwa Isirayeli bwigeze kubaho ubuzima nk'ubu ngubu bw'itorero rya Lawodikiya mu gihe cy'umuhanuzi witwa Amosi. Iyo dusomye muri Amosi igice cya 6:8, tubona ukuntu Uwiteka yababwiye. Reka wenda tuhasome Amosi igice cya 6:8.
umurongo wa 8. Amosi 6 umurongo wa 8. Uwiteka Imana yarirahiye, niko Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iti, nanga urunuka ubwibone bwa Yakobo, kandi nanga n'amanyumba ye, nicyo gituma nzahara umurwa n'ibiwurimo byose. Uwiteka yanga ubwibone mwene data. Uwiteka ntabwo akunda yuko tugira pride muri twebwe, ngo twumve dufite ubwibone bwacu, ngo twumve dufite ubwibone bw'ibyo turi byo, ibyo dukora, ibyo tuvuga, ngo twumve yuko dufite bene ubwo bwibone bw'ibyo twagezeho mu gihe runaka. Oya, ahubwo Imana yifuza yuko tunezezwa nayo, tukagira ubuzima bushingiye mu bushake bwayo, bushingiye mu rukundo rwayo, bushingiye mu ijambo ryayo, bushingiye kumva ngo uyu munsi wa none nakoze icyo Imana ishaka ko nkora. Icyo nicyo gikwiye gutuma twumva yuko turi abantu bafite icyo bafite, nuko dufite Uwiteka Imana ikora umurimo mu buzima bwacu. Ntabwo dukwiriye kugenda twumva yuko dufite ishema ry'uko hari ibyo twakoze, ngo wumve dufite ishema ry'uko hari ukuntu twabanye n'Imana. Buriya Imana nayo hari ukuntu imbona, hari ukuntu inzi, kubera yuko ngendana nayo, ndi umukozi wayo kamere, iki byose. Oya, ahubwo Uwiteka Imana yifuza ko iteka ryose tuba turi abantu baciye bugufi, ntitugire ubwo bwibone bumeze gutyo. Abwira Isirayeli arayibwira ngo nanga ubwibone bwabo, nanga ubwo buzima bwabo burimo ubwibone budashobora kumpa agaciro, budashobora kumpa umwanya. Uwiteka Imana yifuza ko tubana nayo, ariko tukanezeranwa nayo, tukanezezwa n'uko iri mu buzima bwacu, ikora umurimo mu buzima bwacu. Haleluya. Niba tudaha Imana bene uwo mwanya, dufite ikibazo gikomeye. Uwiteka abwira Lawodikiya ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Imana yifuza gusangira natwe, Imana yifuza gusabana natwe. Ihagaze ku rugi rw'imitima yacu irakomanga, ihagaze ku nzugi z'ubuzima bwacu irakomanga. Umunsi ku wundi Uwiteka aba adufitiye ibishya, aba afite ibyo atuzaniye bishya, aba afite ubundi buryo bwo kutwitaho bushya, kandi ahagaze ku rugi arakomanga, araduhamagarira kubana nawe, araduhamagarira gusabana nawe, araduhamagarira kumwegera. Nshuti yanjye, reka twegere Imana yacu, tuyisange, tuyikunde, twumve icyo ishaka, twumve icyo itubwira, twumve icyo twifuzaho, hanyuma tugendane nayo ubuzima bwacu umunsi ku wundi. Tuzabona imirimo y'Imana ikorwa mu buzima bwacu. Haleluya. Yesu abahe umugisha. Nta yindi mpamvu ituma Uwiteka Imana igenderera itorero ryayo, nta yindi mpamvu ituma Uwiteka Imana igenderera ubwoko bwayo, ahubwo nuko yifuza gusabana nabo. Imana irifuza kuzana urukundo rwayo mu buzima bwacu, Imana irifuza kuzana ijambo ryayo mu buzima bwacu, Imana irifuza kuzana intebe yayo y'ubutware igatura mu mitima yacu, mu buzima bwacu, hanyuma tukabona ubwiza bwayo bugendana natwe kandi buri muri twebwe. Umunsi ku munsi mwene data, ndashaka gutangariza ko dukeneye Imana. Dukeneye Imana ngo ikore imirimo, dukeneye Imana ngo iduhindure ubwoko yifuza ko tubabo, dukeneye Imana ngo iduhe kugendana nayo umunsi ku wundi, dukeneye Imana ngo iduhe kumenya, iduhe gusobanukirwa inzira zayo umunsi ku munsi. Haleluya, haleluya. Reka dufate umwanya dusenga Imana, duhamagara Imana muri iki gitondo, ubwire Imana ngo Mana ndagushaka, Mana ndakwifuza, Mana ndagukeneye. Uwiteka Imana iturinde kumera nka Lawodikiya, ahubwo iduhe kuba abo yifuza ko tubabo, iduhe guhagarara uko ishaka ko duhagarara muri iki gihe. Haleluya. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza, urakwiriye, uri igitangaza,
uragahora ku ngoma mwami, kuko uri Imana ihambaye kandi uri Imana y'inyembabazi papa. Duciye bugufi imbere yawe mwami, turakwinginze utubabarire aho data mwiza twakoze ibyo bitakunezeza mwami, tugahagarara mu bwibone bw'ubuzima bwacu, tugahagarara mu bwibone bw'uko tubayeho, uko twakoze, uko twagenze, nyamara mwami bitandukanye n'ubushake bwawe papa. Turakwemereye data, muri iki gitondo duhishurire ubushake bwawe, uduhishurire aho duhagaze mwami hatakunezeza, uduhishurire ibyo dukora mwami bitakunezeza, bituma data mwiza uba kure yacu mwami. Ndakwinginze data, ibyo ngibyo biduhishurire kandi udufashe kubikura mu buzima bwacu, aba ari wowe utubera imbaraga, aba ari wowe utubera byose, aba ari wowe utubera mwami, uwo duhanga amaso tukamuhamagara. Tuzi neza ko iyo tuguhamagaye uratwitaba, tuzi neza yuko iyo tuguhamagaye mwami uradusanga kandi ugakora imirimo. Ndakwinginze rero no muri iki gitondo nguze data mwiza uganze ubuzima bwacu, utegeke ubuzima bwacu, Uwiteka we ugenderere buri wese wumvise iri jambo, maze data mwiza uduhishurire ubushake bwawe kurushaho papa. Urakoze kuri Imana, urakoze ko wumva gusenga kwacu, urakoze kuri kumwe natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni mu izina ryera rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen amen. Yesu abahe umugisha, kandi dukomeze kugendana n'Uwiteka Imana dutinya, ndetse turushaho kumushakana umwete ndetse no kumukunda. Tumwemerere aze mu buzima bwacu asabane natwe, kandi tuzabona ubwiza bwe bukayangana bugaragara ku buzima bwacu umunsi ku wundi. Uwiteka abane namwe, abagirire neza.